turandira ijambo rivuga ngo Imana igaruwe n'ijambo yavuze kandi bikoze bagihari. Ndabisubiramo, Imana igaruwe n'ijambo yavuze kandi bikoze bagize gute? Bagihari. Reka mbabwize ukuri, mwese nta waje gusenga ashaka ko Imana ivuga, mwaje gusenga mushaka kwikora. Ariko mbere y'uko ikora irabanza ikavuga, yamara kuvuga igakora. Lazaro uyu nguyu yari inshuti na Yesu ku rwego yaryaga iwabo, yaruhukiraga iwabo. Iyo umuntu agize ikibazo ahita yibuka inshuti ye yabasha kugira ikimumarira. Ubwo Lazaro yarwaraga, Mariya na Marita bibuka ko bafite inshuti ishoboye gukiza indwara. Yesu bari bamuzi nk'ukiza indwara, ariko ntibari bamuzi nk'uzura abapfuye. Ngo bamutumaho, bashyiramo ijambo batekereza ko riri buze gukora ku marangamutima ya Yesu. Baravuga ngo ukunda, utaza kumwitiranya n'abandi. Batekerezaga ko niyumva ko ari uwakunda araza guhagarika gahunda yari afite, abanza ajya gutabara uwakunda. Baravuga ngo ukunda ararwaye. Yesu ntiyajyayo, ariko aravuga. Uzi kujya gusenga abana baburaye, ntutahane ibiryo ariko ugatahana ijambo Imana yavuze kuri ya nzara. Ukajya gusenga wabuze ayo kwishyura ubukode, ntuyatahane ariko ugatahana ijambo Imana yavuze kuri bwa bukode. Ukajya gusengera umugabo ngo akizwe, ugataha adakijijwe, ariko Imana ikagira ijambo ivuga kuri kagakiza k'umugabo wawe. Hano harimo abantu baba baragiye gusenga, Imana ntiyakora ariko iravuga. Yambwiye ngo igaruwe na rya jambo yavuze cya gihe. Rero mbibutse ko n'umushumba yicaye ahangaha, mbere y'uko aza yaje yabanje kumva ivugo y'Imana. Yarabanje iravuga arabona. Ntabwo yaje mbere y'uko, nyuma y'uko ivuga, ahubwo yaje Imana yabanje kuvuga. N'aka kanya iravuze. Igira igihe cyo kuvuga, ikagira n'igihe cyo kugaruka gushyira mu bikorwa ibyo yavuze. Kandi mbibutse ko ibintu by'abarokora bihera mu isi bidafatika, bihera mu isi bitagaragara, bihera mu isi bidakorwaho. Bwacyo Imana ikabikura mu isi y'umwuka ikabizana mu isi y'umubiri. Mu nyugamo kabya, ndashimira Imana yo kabya. Ntabwo tuzagera aho abantu bavuze, tuzagera aho Imana yavuze. Ntabwo tuzagera aho abantu bashaka, tuzagera aho Imana ishaka. Kubera iki? Aho bavuze twaraharenze. Biguha iminsi Imana yavuze bataravuga. Yenda umwanya mfite ntacyo bitwaye, ndikiri genzagaruka, sindi butanga ubuhamya cyane. Ariko reka mbabwire, muri iyi minsi nabwiye abantu ngo sinshobora kuvuga Imana ntarabona. Mushumba ubu ntabwo nafata iminota 30 mvuga Imana itanga inzu, ntabwo iyo nyizi. Ngewe nzi Imana yishyura ubukode umuntu atagira akazi. Ubu sinavuga Imana itanga imodoka, sinyizi. Nzi Imana itanga perimi niyo yampaye. Ntabwo navuga Imana yo mu ndege, nzi Imana yo kuri migration kuko yamaye passport. Mu ndege ntabwo mpazi. Ntabwo Imana ikeneye kuyivuga ibyo itakoze kugira ngo inezerwe. Yivuga bingana nuko wayibonye. Yohana aze ngo amaso yacu yabonye, amatwi yacu yumvishe, intoki zacu. Nta kintu kiryoha kuvuga Imana wabonye. Iyo uvuga iyo bakubwiye biragorana, ariko iyo uvuga iyo wabonye biroroha. Umuntu wese nayivuga bingana nuko ayizi, apana bingana nuko bayimubwiye, bingana nuko ayizi. Abo yambitse bavuga ko ari Imana yambika, abo yagaruve ko buri wese ayivuga bingana nuko ayizi. Nuko batacandika Bibiliya, baramutse banditse nanjye nashyira mu rwandiko rwanjye. Nta kindi kirimo hano, ni imirimo y'Imana, natwe yarayidukore. Ntabwo bacandika ariko banditse, natwe twakwandika. Twakwandika Imana iri imfubyi zigakora. Twakwandika Imana ibeshaho umuntu atagira akazi. Nakwandika iyandokoye 94. Nakwandika iyankuye mu mayibobo 2008 mba muri Toki cyo nakwandika. Nakwandika iyankuye kuri avoka za hano Kanombe. Hano Kanombe avoka zahabaga, uzi ibiti byahabaga.
dutunzwe na voka zaho zahungukaga zihiye. Hano hirya ibanza arapfuye, umukecuru nabagariraga ishyimbo kugira ngo aduhe umuceri hano munsi yo kugasaraba. wivuga bingana nuko bayikubwiye, bivuge bingana nuko wayibonye. batuma kuri Yesu. Yesu ntiyaza ariko aravuga. hari igihe twasenze ntiyakora ariko aravuga. ugasenga ukeneye ko akora ntakore ariko akavuga. ngo arababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. kandi ntibari bakeneye ko Yesu avuga, bari bakeneye ko aza akamukiza. ntibari bakeneye kumva imvugo, bari bakeneye ko aza akagira icyo akora kigaragara. ntiyaza ariko aravuga. erega haca iminsi Lazaro agira gute, arapfa. kandi apfa Yesu yaravuze. si yo kumwisha kandi agize gute, aravuga. ariko mu gupfa kwa Lazaro niho hari ishimwe ry'Imana. muri icyo kibazo niho hari ishimwe. muri uko kugeragezwa niho hari ubuhamya. tujya turirimba ngo ibyo tunyuramo nibwo buhamya bwacu bw'ejo. kubiririmba biroroshye ariko kubinyuramo biragoye. yigeze anabahamagara ngo babwire ngo namenye ibyabaye, mwihangane. kuki atabihanganishije? yari azi icyo yavuze. abatanga pole ni abantu badafite icyo babikoraho. ariko ndashime ntigiva ngo ratihangane, oya. wasibira gatatu. mbibutse ko Yesu asubira kwa Lazaro ntabwo yaje bamuhamagaye. yibutse ko hari ijambo yavuze igihe bamutumagaho. ntabwo agiye kuzanwa nuko wasenza yirindwe, agiye kuzanwa na rya jambo yigeze avuga igihe wasengaga. ngo abwira abigishwa ngo nimuze tugende. bati ubwo duheruka yuzi ibyo bari badukoze. ati tugende. abona uzi ko usomye Bibiri igaragaza ko nabo bagiye batizeye ko ari bumuzure. baravuze ngo ngo tugende tujye gupfana nawe. bari bamuzi nk'ukiza indwara ariko ntibari bamuzi nk'uzura bapfuye. hari uruhande Yesu ashaka kukwereka rwiwe utaruzi. baragenda bagezeyo, Mariya na Marita bakimubona baramubwira ngo uje kumara iki? iyo uza kare icyo twari tugukenereye cyararangiye, ni iki kikuzanye? yarapfuye mu munsi wa kane. ati azazuka. ati ku munsi w'umuzuka. ati si icyo ndi buvuge, nimwizera. ati nimunyereka aho ari, nanze kubitindamo. ati regarananuka. ati nimuhanyereke. ngo baragenda barahamwereka. ntabwo Yesu yazanywe nuko Mariya na Marita bamuhamagaye, oya, ahubwo yazanywe n'ijambo yigeze ababwira igihe bamuhamagara. ngo aragenda ajya ku gituro. bati rero nimukureho igitare, sinjye wagishyizeho. aravuga ngo Lazaro we, kuki yavuze Lazaro? nuko ariwe bari bavuganye. erega si wenyine wari ushyinguye aho ngaho, ariko yavuze izina ry'uwo bavuganye. yahamagaye izina ry'uwo bavuganye. ntabwo ari bose, ni izina ry'uwo bavuganye. Lazaro we, ni wowe twavuganye mbere y'uko upfa. abandi bapfuye ntacyo twavuganye, ariko wowe mbere y'uko upfa hari icyo navuze. nubwo ugeragejwe n'abandi, ariko ugeragejwe hari icyo Imana yavuze. nubwo ukodesha, ariko ukodesha hari icyo Imana yavuze. ntabwo nta kintu kiryoha nko kugeragezwa, ariko hari icyo Imana yavuganye nawe. uba uzi neza yuko ntamushumba intambara zizaza, ariko ntacyo zizatwara. kubera iki? mbere y'uko ziza Imana yari yavuze. abagabo batatu ngo bari bari kugenda, babiri imbere undi ari inyuma. noneho ngo uw'inyuma abona inote ya 5. baragenda yihagararaho ariko ntiyavuga. abari bageze imbere ati se kutaza ngo tugende? arababwira ngo mwebwe mudafite icyo muhagazeho nimukomeze mugende, ubu njyewe hari ikintu mpagazeho. impamvu ubona tutagira ubwoba kandi ibiciro byazamutse nuko hari icyo duhagazeho. impamvu ubona tudafite ubwoba bw'uko abana bacu baziga, mbere y'uko ibadu yaratubwiye ngo bazigishwa n'Uwiteka. niba nta kibazo cy'ibiciro, hari ijambo duhagazeho. nyamara dufite ijambo ryahanuwe birusha ayandi yose gukomera. tuzaba tugize neza nituryitaho, kuko ari nta jambo Imana
imana ivuga ngo rihere